Inshuti bakunze mudukurikiye aho muri hose nizere ko mumeze neza. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ku kibazo umukunzi wacu yatwandikiye atubaza. Inshuti yanjye, buriya iyo umuntu abajije burya abakubarije ababarije n'abandi, kubera ko hari igihe wagize isoni zo kubaza ariko umuntu yatinyuka yabaza bigatuma nawe usubizwa mu bintu wari urimo utekereza ugasanga birahuye. Subscribe yawe rero ni ingenzi, likinga video, comment nziza kabisa, Imana iti kumera umugisha niba wabisoje. Niba waranabisoje ikumera umugisha. Uraho neza Brenda, amakuru y'igihe kinini, ngaho ngira inama, mfite umukunzi iyo ndi kumunyaza biba ari biryoshye. Sorry, niba ndasoma nk'umuntu. Okay, reka nsome gakeya sibyo. Mfite umukunzi iyo ndi kumunyaza biba biryoshye, ariko nongeye kuyishyiramo numva hahise haba hagari cyane, biterwa n'iki? Sinzi yona niba iki kibazo mucyumvishije. Ibyo gusuzanya reka tubyihorere, muraho neza icyo kibrand n'ibiki n'ibyo ya reka ibyo tubyihora, ahubwo reka mfite umukunzi iyo munyaza biba biryoshye, ariko nongeye kuyishyiramo numva hahise haba hagari cyane, biterwa n'iki? Nshuti zanjye, uyu muntu ashaka kubaza ikibazo mwe mukumva gihuye n'ibitekerezo byanyu sibyo, ariko none ahanga nubwo kibajije ntabwo abasobanukiwe impamvu ibyo bintu bibaho. Niyo mpamvu se turi hano kugira ngo tubafashe. Iyo ukoze imibonano mpuzabitsina n'umugore ugatangira kumunyaza, ngira ngo murabyumva, wowe batubajije icyo kibazo singomba kukuvuga izina, kwenda rero bashobora kuba harimo abantu bakuzi ariko message iba bisanzwe. Iyo utangiye kurongora umuntu warangiza ukayikuramo ukamunyaza, kwa kundi uri kumunyaza amavangingo yarimo asohoka